Abisi bazanzengereza isi bwa inzengereza n'umuvandimwe tuvindi manzengereza. Oh my god. Ariko nzo umuntu ugarura isoko y'ibyishimo muri njye. Sandrine ni isanzure. Sandrine ni umutima wanjye wihebeye iyo ndi kumwe nawe mba numva nishimye. Reka nze muhamagare ndebe ko ari buze kumara stress. Yari naryo ni bibi banashatse na nimero ye nayibuze bo nayigezeho kamuhamagare. Kanongere muhamagare. Hello shushu be shiri kumva mfite stress nyinshi kandi nkaba ngukumbuye wansuye koko. Oh baby nari ngukumbuye nanjye. Nani? Yeah. Shiri nuko uranshimishije. Ngaho se mbwira ko jambo keza uraje. Ndabona nyine se be ko numva harimo akantu k'akababaro cyane. Umva kandi none se iyo nkwiye ko mfite stress nyine umva ko mfite stress kuki utagiye kumwabona ndababaye ibiki ibyo ntabwo bikureba niba mbabaye ndababaye niba nkubwiye ngo uzusure ngo nusure ibindi byose urabimenya uhageze. Aha ndabizi nawe mwumvira ko ufite irari ryinshi wakabimenyese irari ryo ntiryabura ntiwumva se noneho ko wakuze ntiwumva sha kose kirabanuka sha kirabanuka rwose ndumva nimereye nabi stress azimereye nabi da. none se be mubaze mbese ndaza n'amaguru hanyuma se amaguru yasiga mu rugo ateka urayasiga mu rugo ahinga sike bandukaze cyo nakana bakobwa. mva manda ndashaka kakana mbonye ikirinye cy'igisaza nyine ariko ntabwo nyize aho hafi nyine agaki mani kondomu niyo nshaka. ngo ngwiki utangaga mu system ngo ngwiki kondomu je gukora iki ntabwo urabishinzwe kanigendera
mama ngira vuba wowe Shaka sakangahera nyine hari utwangahe se mfite n'izigihumbi za tuwa ako ngako nyine ka twasa niko ka hafi mbabona byose bikora akazi gira vuba vuba wowe iyo umucuruzi kari gutindara itonze ariko ubwo ko nitonde kandi umusaza nyeneye amafaranga se nayabonye aka karakora akazi kose nagiye muvese ko mbona mubyoze no gutembera mwaka turi kugisa nubona ko se wigiye mwaririye isi ntabwo murayihaga rega sha reka twirire isi n'ubundi nta myaka ijana nyine gusa uvuze ngo nta myaka ijana uba ushatse kuvuga iki ubundi wabimenya uracyari muri bya bindi by'agakiza kawe ako sha mwavuye mu byo murimo mukakira agakiza ntabwo muzi ko ababibira mu mubiri bazasarura kubona bashatse kuvuga iki mugakiza wakuyemo iki nshatse kubabwira ko mukizwa mugakiza wakuyemo iki genda kijijwe ubuse murabona nawe uhereye kuki usi icyo utabona ni iki mwana we ngagakiza ni ukwiga mwamba ibyo bitenge ngo mwahisha umusatsi ngo muri Yesu ahubwo si biyambaye n'ibiki mundebera we ubuse mwe murabona ibyo mwambaye ari ibiki si binabyambara nkajya mu muhanda mwana yanjye we nk'abakobwa b'inkumi mukakira Yesu Kristo umwana n'umukiza ko bizatuma mubaho neza mu buzima bwanyu bwose Yesu turamufite ubusagaragara ni hehe umufite umuntu aje akakubaza ngo ufite Yesu ukamubwira ngo ndamufite wamubwira ko umufite umva reka nkubwire tumureke gumana agakiza ke umva hamana agakiza kawe umva nawe ni mugahamana mu izina rya Yesu sinzi ko nakubwira ngo byumve ariko nyine urabibona ko nishwe n'agahinda ariko ni wowe ibyishimo byanjye ni wowe umara akababaro bene ukuri kumandari ya ukwe nari uyu munsi wiyemeje kunshimisha ceka gahunda kose barufite ndakamanda atashaka natakashize ya uranyibagiza umubabaro wose natewe n'iriya mbwa sha Deo yambwira ko ndahari nose nutangira kwaka turi kumwe kandi wakura akaje yagiye barakibagira yake nta kibazo be none se ayizamara n'umwaka bene kuri kumara mbonaje wese nana kimwe kinini ndagukunda cyane ya bere katukene nyatire kumara mesheke uyu munsi uyu munsi nige nawe sinzi ni ukuri karibu rero iwanjye ni naho iwawe kandi nanjye naje be usiko agahinda kose nari mfite karangiye ese ko naje kukumara ndumva ameze nabi iri joro ryose ugomba kurara n'iritaha ukazagaruka ndumva ameze nabi pe
Karibu pastor, ni karibu muri sala. Yesu ashimwe pastor. Yesu ashimwe cyane. Karibu ni karibu. Mwari mumeze neza. Tumeze neza. Karibu nanjye mwari musanze ndimo nsoma ijambo ry'Imana. Ni byiza cyane. Ko muri ino minsi warabuze? Pastor, hari abantu benshi cyane ndimo gusengera muri iyi minsi. Niyo mpamvu naje kukureba kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Yego. Kubera ko ndi kubona ko muri iyi minsi nta nubwo uri kwitwara neza ku murimo. No pastor karibu. Ubwo uratangiye. Gusa wowe ntugira umubiri. Ndawugira umubiri ariko ntabwo dukwiye gutegekwa n'irari ry'umubiri wacu. Reka iyo ngingo rero tuzayiganireho ubutaha. Ubu nari ndimo nanihuta ngiye kuvugana ijambo ry'Imana. Hari n'umukobwa nabonyemo mwiza ndashaka kuzamugira umudiyakoni. Ariko rero pasiteri wagenda umenye yuko Imana ijya kuguhamagara kugira ngo wibere umutambyi, ko ari ukugira ngo ube umurobyi w'abantu bayo. Ibyo ndabyibuka. Niyo mpamvu rero ushatse wagaruka ku isoko maze ugasanga umwami Yesu. Ibyo ni nabyo ngiye mwaho werekana gukererwa sinkwirukanye, ahubwo reka tuzasubira ubutaha. Uretse tubanze turirimbe noneho. Mu marira yanjye mu kababaro kanjye imbere mu mutima wowe Mana urambona nubwo ngerageza rwose nk'iyo manganye imbere y'abisi wowe Mana mbanzi kunzirikana. Pastor uracyari mu mavuta nka kera. Merci beaucoup, urakoze cyane. Amen. Tugende n'abaherekeza. Shiri. Usko nasinziriye nkibagirwa ko turi bujye mu kazi. Benani nari nakibagiwe Musa iri joro wanshimishije. Benani wabibonye kandi n'umuntu nzaje. Nguririmbira akaririmbo. Ndirimba sebe. Ndabizi hari benshi bakubwiye ko gukunda, bakubwiye ko mubana, nyamara bakubeshya ngo ariko njye ndagukunda. Oh bebe, urukundo ruzira uburyarya, urukundo rudashira baby, urukundo rwa forever. beze kuma. Sheri nagukunda, iri joro wanshimishije. Sikutumye nkora mu nganzo noneho ngiraga ngo gira gutya ngo gira bimwe sinari nabizi ukanyigisha. Gusa wakoze be. Urakoze gushima. Reka njye kureba ko Rodomoro yateguye icyayi dufataga cyayi njye mu kazi sibyo? Sibyo byiza. Ako so Rodomoro we yagiteguye iyo natinze kumubyutsa nawe agatinda kubyuka ariko gakora neza nta kibazo. Gusa Sheri uzagaruke. Wongera umugere neza mukunzi. Wenda mfate akanyuma mbone kujya mu kazi we. Kandi ndasanga watashye be. Reka tubyuke tujye muri salo manje gufata agacyayi sibyo? Kuri Benani nitari nanyishimye. Wakoze. Kuko imbaraga nakoresheje ni nyinshi. Birumvikana ariko Sheri uzi ikintu kimwe. Ngiyewe nzakugabira imodoka. Yego. Kubera ko nawe wangabiye indege. Siko wanembereje muri Aziya. Maze mva muri Amerika wangejeje yose namenye uko bimeze. Urashimishije uzakanje bwawe. Ako gusa none bene akandi basi bitajya mu kazi. Akandi bitajya mu kazi. Agashira kwitama noneho. Nacyo ushire kwitama kandi. Kwitama. Ko ntare kwitama be. Shaka ko ndakara kwitama. Akoze be. Be. Be.
umushyitsi yaje pasiteri se kuyatiza hanze wa pasiteri nk'ahantu kandi turabona kuri pasiteri muhaguruke twakira umushyitsi twari dutegereje karibu pasiteri tuguhaye ikaze urakoze cyane ntabwo turatinda amasaha yanatugendanye mureke twubahe imana dutangire turirimba indirimbo dukurikizaho dusenge twumve n'ijambo ry'imana uwiteka arabaha umugisha iby'imana ikora biradutangaza ntuwamenye uko biri ariko icyo nzi ni uko iby'imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Murakoze cyane mureke dusengere muri rino jambo ry'imana ryanditse muri Yesaya ibice 49 umurongo wa 13 haranditse ngo ririmba wajuru we nawe wasiwe muturagare muririmbe kuko uwiteka maze abantu be umubabaro kandi abantu barengana azabagirira imbabazi. Imana ishimwe. Murakoze reka dusenge Imana. Data mwiza ndagushimye ndaguhimbaje ngushimiye izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Data ngeze ahantu nsanze bicaye baratuje bafite ibyishimo, nishimiye ko nsanze ari amahoro aho berekeza ibitekerezo ubaho umugisha. Data ndagushimye reka ijambo rivugirwa aha Data urishyigikire rero kuba ari igihe ahubwo ari wowe Uwiteka Mana ishobora byose. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Murakoze cyane kunyakira, nejejwe cyane no kubana namwe ahantu aka kanya. Ndishimye cyane kuba ngeze mu muryango mugari ungana gutya. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko muri amahoro. Amen. Imana ishimwe ko nsanze muri amahoro muri Yesu. Mfite ijambo ry'ihumure, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndabona hano hari umuntu sinzi umuntu ufite ikibazo. Imana ishimwe ariko Uwiteka yaje azanye ihumure. Imana ishimwe ari ihumure, Uwiteka agiye kumara umubabaro. Imana ishimwe. Nitwa amazina yanjye nitwa Pastor Emma. Imana iduhana umugisha ku batari banzi. Imana nishimwe aka kanya. Nezerwa cyane iyo nsanze abantu bishimye, abantu nkamwe mwese harimo abasore inkumi. Imana inezererwa inkumi, inezererwa abasore, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Waba afite ikibazo reka dutangire, waba afite ikibazo tumusengere, amasaha arimo agenda dukomeza tugenda. Pastor mfite icyifuzo. Ni karibu mama Keza. Iki kibazo cy'umwana wanjye rwose. Mwana wanjye yarananiye. Pastor nifuza ko mumusengera agasubira ku murongo neza. Yarananiye pe, ntago nzayo muri busenge, imbaraga nizanyu. Uwiteka afite amagambo y'ihumure, izina ry'abana b'Imana bateranya ndanezerwa, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Ndanibuka Yesu aho umwana wavutse ari impumyi, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Data aravuga ati Uwiteka ndi muzi izina rya Yesu. Data aravuga ati mureka abana bato bansange, abatoto basanze ubuntu, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndanibuka Yesu ubwo yakizaga umwana wavutse ari impumyi, Yesu aravuga ati mureka abana bato bansange, abana bato Yesu aravuga ati Imana ishimwe abana bato bansange. Yesu nahabwe icyubahiro. Bosi muri iyi minsi ameze neza, ako nuko atamimba neza kandi ashaka kwigurira imishwi, inkoko zitera amagi akamutegurira icyaje ku kazi. Kanya wabona akizemo imigiti. Manyinya n'umuntu kamutegurire neza bosi wanjye, wenda ku kwezi azanyishyura neza. Nuko akagari nari nabuze mu cyaro, simperuka no kubaza mama niba karakuze. Ni mwibyo byose ku bosi arera. Bosi karibu ku meza, namaze gutegura icyayi.
ko n'isaha z'akazi zari zigiye kumfata se ndafata icyayi inoti ingahe koko umusore icyaha cyiza sibundi wazagarutse zagaruka wumva uzagaruka ndashaka kuba mureba neza mpora bishimishije sinibaza ukuntu nibagiwe neza no gufata isaha y'akazi ntacika siko isaha y'akazi yamfashe numvaga nibereye mu ijoro siko narose njye nawe twabaye ubuziraherezo kandi impamvu kuko twari turangije ka kandi ka nyuma nkahita ryama akakara ka nyuma nakarangije naniwe chere basabye wanjye ngezo mbere yo kubona cyane nanone chere kadufata cyane saa y'akazi chere ndaguha keya cyangwa uramakaya ugomba kuyima kuko nta n'umwe wambaye keya ariko twafatanyije ariko indi niyo ugomba kuyima wenyine ariko bemana yanjye nzagukunda chere gusa ndagukunda nanjye cyane mbere ya byose umutima w'urugo nanjye joteye Sandra ndagukunda sinkubuze muri iyi si bana nanjye napfa Rahira urukundo ngukunda jyewe mbona rwose ruzatuma najya mu ijuru tuzajyayo twese chere ariko gusa umwe nekere saza akazi zitamfata bakanyuka mu kazi k'abandi ntabwo ukererwa amakosa irari ritazatuma ndata akazi k'abandi sha oya be kadufata ariko be ndebera kandi Rudomoro ni umusazi nta bwenge agira be ntabwo yasaze wasanga yabyibagiwe rero gute tugura icyayi nkategura umugati ese kwibagirwa n'ibibazo Rudomoro 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 nikosha nikosha ubundi gira ubwenge cyangwa Acho. Você veio muito atualizar, não é? Vamos fazer mata de cara. Vou achar que não é diamante, né? Não, né? Sim, eu sou um nada. Aí é, não tem nada ainda. Deixa eu ver. Uma coisa bem. Sim. Hasi muzamujyane ko twose twagara ongeye kuza indaya hano uhinda yaje hano gukora iki Umva Olivier. Ziba? sibe hasoni Wikongera kunesha umutwe ntabwo uko nigira mu kazi. akazi kabo wasanga indaya yaraye hano genda gake muhungu niba ndi indaya se wowe waraye waraye hano iwanyu wese ni iwanyu ako sha mwigize ibiki muri iyi minsi twigize ibiki sana twigize ibiki sha ibyo ndaza kubishyira hanze genda gake twagara nawe ndaza gufata umwanzuro gusa ushingiye ku cyo ugenda utanga indaya kandi buriya bayivuze ukuri ko siko bavuze ngo karongo indushyi nkabihakana Uri umushyitsi. amwitaho gute Umutekero umureti hanyuma umwe n'ibindi byose ukeneye. ako twagara uri muzima Hanyuma jya mu kazi kawe. abo None sazamfashe.
Natinze gato ariko ngiye gufata taxi voiture ndahita mpagera mu minota mike. Mu minota 15 babwire babe bakusanya izo dokima bafata izo mashine bazihanagureho imavumba bayagiyeho kugira ngo abashyitsi bagiye kuza kudusura bataza gusanga hari ikibazo. Yego. Rwose iminota mike taxi voiture iparitse ku muhanda ngiye guhita ninjira mu nzu. Yego. Yitwara neza byagenze gute muri iyi minsi mukobwa mwiza? Uramaze iki mami ko biba byarakubabaje? Keza ujye wumva inama z'ababyeyi bawe, ujye utega amatwi inama z'ababyeyi bakubwira. Barabibonye ukuntu watashye badushebeje imbere y'abashyitsi utaha wasinze. Uvuze ngo iki? Ku mwana wanyu? Ntabwo nubitekereje mushatse kuvuga. Ahubwo se urabyara? Igihe winjiriye muri uru rugo ko ntarabona, ntiwongere kunyita umwana wawe kuko nturi papa. Kongo kiwandaye we. Uratinyuka mukasha? Urabona ngana nawe nushaka ucisha make amazi si yayandi. Indaya niwe winjiye mama. Ahubwo wowe nturinda uri umwinjira. Ahubwo numva nta n'inama zanyu ntazo, reka nigendere. Mami reka n'ubundi ntaheza hisi. Narinzi cyangwa Salamu. Salama Omari. Tukuzi. Mimi rambekera. Vipisi. Isaha kabisa nabi. Biracamo. Nta kibazo. Kasha. Ko murabona cyanda kuntu kimeze nabi izuba. Bimeze narumve. Ajya mu kinikira. No muri iyi minsi bimeze nabi. Pasha. Asoma chupa. Oh la la. Nakugera ku nyota ariko Iminsi yari ibaye myinshi kabisa. Ese man. Nubwo twicana rwose tuganira. Ariko mwarabuze tu. Mwarabuze mvugo mwarabuze. Muri minsi mushaka kwa mwarabuze man. Abantu bari mu kazi kose. Nubwo twicana rwose tuganira ariko mwarabuze. Mushaka kwa mwarabonye abana bari mu kazi. Abana se ababuze mu kidero. Ndashaka tukoze. Ubundi zina ni ryo muntu. Aho amakuru rero. Sha, zina ni ryo muntu koko. Tuzi. Ruto amakuru neza. Gira vuba sha. Gira vuba. Ndaba musigaye mbona gose imodoka yawe. Eba, iri kujyana kujya neza. Neza sigaye mbona ni imodoka yawe ari gose muri misi. Eba, neza cyane. Murekere motel story mba makuru yizewe neza. Wa mbere mvuye mu kazi. Natashye n'amaguru. Ariko nahuye n'umwana. Umva. Umwana umeze neza, uteye neza. Eba, navuye mu byanjye. Nubwo twicana rwose tuganira. Umva, afite mu gikari. Baba we. Ndakuzi nawe wigeze rero kubana ewana ubuguyemo. No mu byumba. Eba, ni kwibera muri Eden. Rucokoze wowe ndabizi igiparu cyawe ni umunsi uwaguma hani twatanda ndabona amasaha ageze kure. Reka tubihanura ariko tuzasubira. Tuzasubira nta kibazo. Tuzasubira kabisa. Tuzasubira rwose. Hari bitu. Shamana. Ariko ubuzima Imana izabumuramo rwose. Kangarabe nkora akazi k'abandi vuba vuba kuko ndabona uyu munsi naryamye. Nkora rwose. Kuko guhura n'ukuvura ino mirimo biranzengereza rwose. Ariko noneho mabuja sindi bumukire. Uyu munsi naryamye. Karame sheri ni byiza. Neza. Urashaka kumpa gake se none? Kangarabe neza umubwire. Mbwire.
akazi kameze ute se noneho hari ikintu nakoze oya n'akazi ndashaka ko ujya unekera kiriya kigabo cya papa cya mama ntabwo nkizera unekera ibintu gikora ntabwo njya myizera na gake ariko waranyibagiwe ntubizi ko ku itiku unyoboye ibintu nk'ibyo ntabibasha rwose ahubwo hari buretse hari ikibazo kimwe mfite nimenya amakuru udahari uzabimenya ute wowe nicyo kibazo cyonyine mfite rwose kuko ushobora kumenya amakuru udahari hasira sesa uri karita umenya amakuru umpamagara nzaguhamagara rwose ntibimenye nzahita nguhamagara rwose telefone yawe ijya ihora ku murongo rwose nubwo nta telefone mfite nzatira amayinite rwose nzagenda nire telefone nshyiremo ikarita ubundi nguhamagare wowe uzumva nk'uyabo ugiye mu kazi telefone nzayikugurira nabi wowe akazi neza ko nabigusabye turayitekaniza nzabikora sawa rero reka njye mu kazi bibi akazi keza nyine genda wakoze ariko izi ni imana ni kenshi kwe kuza uje mu kazi kamwe warangiza ukabona ikindi kidira mu kanya gatoya afisa karame mabuja byagenze bite kubera cyo tuwageje biriya byombo byandagaye sorry mabuja naryamiyemo gakeya ariko mbabarira ngiye guhita mbikora vuba vuba nta soni mabuja ni ukuri ndakwinginze ngiye guhita mbikora aka kanya wa mukobwa mbona uri gatumwa mu rugo rwawe mabuja ntabwo uba gatumwa ni ukuri kuko agatotsi kantwaye ariko mbabarira ntabwo bizongera ese nta nubwo ujya umenya aho ubarizwa mukobwa mbabarira ni ukuri kw'Imana ngaho fata inzira udakoze biriya byombo ngiye kubikora ni ukuri urakoze ni ubwa mbere n'ubwa nyuma wallahi mabuja arampitanye simbarire mabuja rwose ndamwemera kanjye muri akazi vuba vuba nta bintu byo kumbwira nabi kuko ewa anyirukanye se ubu najya hehe ariko cya kidiru cyanjye ntikigiye gucamura si rwose ndi kumva abanza rwose yaje ndamubona ndumva yitaje ku mari ndamubona tu amugabo alo komera shama ndaho ndakomeye umeze ute wowe ari wowe shama maze iminsi nkwitegereza nakubonyemo uri akagabo nshaka kuguhabira urabona ko agakobwa k'iwanjye kitwa Keza ndashaka kuza kandi ndetse mpaka kugatera inda mwirate n'umwiryo gafite ukavuna hari umuntu w'umugabo nzakugurisha icupa mwa kamaze iminsi kansuzugura cyane rwose sawa santi ibindi tuzabivugana sibyo yego afite